Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Ndibasuza ni Fabrice Mporana nayo. Minisitiri Dr Bizimana yatamaje abana b'abajenosideri babeshya ko barokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gushakira inkunga FDLR. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana yatangaje ko Gatebuka Claude na Rugaba Patrick babeshya ko barokotse jenoside yakorewe abatutsi bagamije amaco y'inda no kureshya amahanga ngo abahe inkunga bashyire umutwe w'iterabwoba wa FDLR wanagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Gatebuka Claude ni umuhungu wa Gatebuka Justin ukomoka mu yahoze ari komine ya Kiyove muri segiteri ya Gishwati. Dr Bizimana yasobanuye ko Gatebuka Justin si wa Gatebuka Claude abyarwa na Rwamaga bahimbaga Kinyuka, akaba yari afite abagore babiri, uwitwa Nyambuga Agnes na Nabugi ari nawe nyina wa Gatebuka Claude, bombi bakaba bari abahutukazi. Gatebuka Justin afite abavandimwe be barimo Enias Ukwitegetse wari umubazi w'amatungo mu isoko rya Nkora na Teofili Burundi wabaye umwanditsi wa komini ya Kayove imyaka myinshi, akaba na mushiki wiwe Nyiramakuba. Ati aba bose nibigize baba abatutsi. Gatebuka Justin yize mu ishuri nderabarezi ry'Irubengera muri kaminuza nkuru y'u Rwanda mu ishuri rikuru ryigishaga ubuvuzi rusange, akaba yari afite ikarita y'ishuri nomero 81 akarongo kabiramye 145. Muri raporo y'umwaka w'amashuri umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri kugeza umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu yakozwe na Ntakirutimana Charles uri umunyamabanga mukuru wa kaminuza ku wa 7 Gashyantare umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatatu, igaragaza urutonde rw'abanyeshuri b'iryo shuri. Haretswe ko Gatebuka Justin yigaga mu mwaka wa 5 ndetse ubu ngubu Gatebuka Justin akaba yari umuhutu by'umwihariko icyo gihe wavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatandatu muri komini ya Kayove na Gisenyi. Gatebuka Justin arangije kaminuza yakoreye ikigo cy'igihugu cy'imibereho y'abaturage UNAPO ayihagarariye muri perefegitura ya Gitarama na Byumba. Dr Bizimana ati mu myaka yose Gatebuka Justin yamaze akora muri UNAPO yari intagondwa ruharwa muri mwirondabwoko cyangwa se atoteza ubwoko bw'abatutsi, akaba yari afatanyije n'inshuti yiwe Nyirasafari Godasi wari umuyobozi mukuru wa UNAPO. Gatebuka Justin yari inshuti y'umugabo wa Nyirasafari Godasi witwaga Focus Habimana wabaye umuyobozi mukuru wa radiyo y'abajenosideri RTRM. Urwango nirwo rwatumye muri UNAPO hakuramo abakozi bakeya cyane cyane b'abatutsi kandi hakarangwa ubugome n'irondabwoko rikomeye. Gatebuka Justin yagiragamo uruhare mu bakozi 252 bakoreraga UNAPO muri icyo gihe, barindwi gusa nibo bari abatutsi kandi abo ngabo bari mu myanya iciriritse by'umwihariko nk'abanditsi, abashoferi n'indi yoroheje. Ati aho FPR itangiriye urugamba rwo kubohora igihugu abatutsi barafunzwe barengana ndetse n'abahutu bakekwagaho ukuri barafungwa. Nyuma y'amasezerano by'umwihariko hagati ya FPR ndetse na guverinoma y'u Rwanda yateganyaga yuko abafungiwe kubeshyerwa kwitwa ibyitso by'inkotanyi bafungurwa nta mananiza bagasubizwa mu kazi. UNAPO yanze kubasubiza mu kazi, yanga kubyubahiriza. UNAPO yirukanye abakozi bayo b'abagore by'umwihariko babiri babahora gusa ko ari abagabo babo bari bafunzwe mu byitso kandi yanga kubasubiza mu mirimo yabo. Hari kandi abakozi babiri ba UNAPO ishami rya Gisenyi by'umwihariko bangiwe gusubira mu myanya yabo. Dr Bizimana ati ngabo abategetsi bakoraga by'umwihariko bagakora ako karengane bahuje urwango na Gatebuka Justin ubyara Gatebuka Claude wihimbye ko wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane. Yasobanuwe kandi hashingiwe ku bimenyetso by'irangamimerere ya Gatebuka Justin ubyara Gatebuka Claude, by'umwihariko hakiyongeramo ibikorwa by'ubugome n'urwango by'umwihariko byikoma abatutsi byaranze Gatebuka Justin akora muri UNAPO afatanyije na Nyirasafari Godasi n'umugabo we Focus Habimana. Bigaragazaga ko nta muntu n'umwe wigize uba umututsi, niko Minisitiri Bizimana yatangaje, agaragaza yuko bitewe n'urwango bagiye bakorera ubwo
bwoko bw'abatutsi ndetse n'irondabwoko bakoraga nta muntu n'umwe muri bo wigize uba mu bwoko bw'abatutsi. Ati nta n'umwe kandi muri bo nta muntu n'umwe muri bo kandi wigeze atotezwa cyangwa se ngo yicirwe abe azizwa ubututsi nk'uko byakorewe abandi batutsi muri jenoside. Kuba rero Gatebuka Claude aba muri USA yerure atishiriye atabeshye cyangwa se ariko kubeshya icya Semuhanuka ko yarokotse jenoside nuko afite gahunda nyinshi mbi z'ingenzi. Minisitiri Dr Bizimana yavuze ko Gatebuka Claude agamije amaco y'inda kugira ngo atere impuhwe Abanyamerika bitume by'umwihariko n'abatabizi bagira impuhwe bakamutega amatwi kandi bakamuha imfashanyo ashyira FDLR n'abandi barwanya u Rwanda by'umwihariko babarizwa mu mahanga bakomeze kugenda basebya igihugu cy'u Rwanda. Yongeyeho kandi ibikorwa by'uyu mugabo bigamije kwimika iturufu isigaye ikoreshwa n'abandi benshi bavuga yuko n'abandi benshi bavuga ku bajenosideri bitirira ubwoko tutsi ngo babone impamvu navuguruzwa yo gupfobya no kugoreka amateka yaranze jenoside yakorewe abatutsi no gusebya ubuyobozi bw'u Rwanda bituma abatabizi ayo mayeri n'imiterere yabyo y'ibyo binyoma bagwa mu mutego woroshye wo gutega amatwi abo babeshyi no guha agaciro ibinyoma byabo bizera ko koko ibyo bari kuvuga ari ukuri koko ngo bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi yemejwe ku rwego mpuzamahanga yabaye isi yose ibireba nyamara ari ikinyoma cya Semuhanuka cyangwa se ikinyoma cy'amaco y'inda bagamije gukomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo y'urwango rwateye jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Umwanditsi kuri jenoside yakorewe abatutsi umwanditsi kuri jenoside yakorewe abayahudi Pierre Vidal Naquet yanditse ko abahakana jenoside bahora bashaka uburyo bwose batoneka abarokotse jenoside. Dr Bizimana yasobanuye ko kuba hari abiyitirira ko barokotse jenoside kandi bakomoka ku babyeyi bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994 byadukanywe na bamwe mu bana b'abajenosideri buri muri gahunda mbisha yo gukomeza ibikorwa bya jenoside yakoresheje ikaramu n'imvugo z'ikinyoma ubugome n'ubwishongozi by'umwihariko babizi neza kandi babishaka bakabivuga neza bazi neza ko batarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Ati ntihagire ubayobya ibi binyoma byabo biri bakwirakwiza ntago bizabahama. By'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga hakomeje kugenda hagaragara abantu bakomeje kugenda bakwirakwiza urwango ndetse bafite n'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Ibi byose rero Minisitiri Bizimana akaba abihakana by'umwihariko abyamaganira kure akaba yamagana abantu bakwirakwiza urwango ndetse no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko ngo bakiyitirira ko barokotse jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994 kandi nyamara bafite basi b'abajenosideri bakoze jenoside yakorewe abatutsi. Ibi byose Minisitiri Bizimana akaba yabyamaganye abyamaganira kure avuga yuko hari bamwe bitwikira uyu mutaka babeshya ko barokotse jenoside bagamije kuyobya uburari cyangwa se kugira ngo babone uko bapfobya jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Nshuti bakunzi bacu nayo makuru nari mbazaniye mbararekera gukurikira andi mu masaha ari imbere. General Fabrice Murana nayo ndabashimiye.